nshuti jya ugendera mu mucyo, woye kurindagira umwuka wera wo mu ijuru ajya kuyobora. Yemera mutangaje w'Imana, yemera mutangaje w'Imana, yemera mutangaje w'Imana, mu mucyo waka w'Imana. Inshuti muvandimwe, reka tuguhe ikaze wowe ukurikiye ATV cyangwa se Abahanga TV. Iyi ni channel ikugezaho ibya mwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri. Ibyo byose uko ari bitatu birafatanya kugira ngo bibashe gukuza umwizera no kumugeza ku rugero rushyitse. Tumaze iminsi turi kumwe mu byigisho byiza cyane, byaba ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato mukurikiranira ahangaha, kandi byaba n'ibindi byigisho bitandukanye bibasha kudukura ku rugero rumwe bikatugeza ku rundi. Uyu munsi rero reka nkubwire ko dukomeje ibyigisho byacu, kandi icyigisho cy'uyu munsi ni icyigisho kiboneka mu byigisho by'icyumweru cyo gusenga cy'abasore, cyatambutse mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024, uhereye tariki 16 kugera kuri 23 uko kwezi kwa Werurwe. Twari dufite insanganyamatsiko itubwira ngo iyerekane mu mijyi, agakiza ku batuye imijyi. N'ibyigisho byari byiza cyane, aho twahisemo kugira bimwe mu byigisho tugarura kubera ko byari ingenzi cyane, kugira ngo twongere twiyibutse, twongere dukuremo ibitwubaka mu buryo bwa mwuka. N'ibyigisho byateguwe na Dr. Yuli Ferreira, umwe mu bayobozi b'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi muri konferansi ya New York cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabonye rero ibyigisho bitandukanye, twabonye uburyo twahangana n'ikibazo cy'ubwigunge, kandi twabonye uburyo bwo guhangana n'agahinda gakabije. Tuza kubona uburyo indwara kuri iyi si zitwugarije bitewe n'ibihe tugezemo, ariko tuza no kubona umuti w'indwara zitandukanye, cyangwa se uburyo twakwikingira indwara zitandukanye dukoresheje ijambo forward. Muribuka ko twabonye ijambo nka F risobanura umwuka mwiza, fresh air. Tuza kubona inyuguti ya O, one's control, kwitegeka. Burya kumenya kwitegeka ni ingenzi. Tuza kubona ikiruhuko, rest. Kandi tuza kubona amazi, water, muribuka icyo twayavuzeho. Tuza kubona A, accepting God's will, kwemera ubushake bw'Imana. Tuza kubona R cyangwa se R, right nutrition, indyo yuzuye. Noneho tuza kubona n'ijambo rya nyuma D, ariyo daylight, umurasire w'izuba. Izuba twabonye ko izuba rya mu gitondo rimwe ritari igikatu, rigira neza ubuzima bwa muntu. Ibi byigisho rero murabigezwaho na Munyengabe Philbert, mwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, intara ya Nyamirambo, kandi itorero rya Nyamirambo. Karibu. Turagushimye mwami mwiza, iri jambo ryawe tugiye kwiga ritwubake, ridukure ku rugero rumwe tugeze ku rundi, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi wa none tugeze muri kara gatabo ku cyigisho cya gatandatu. Icyigisho cya gatandatu tugiye kurebera hamwe ni icyigisho kivuga ngo guhangana no kubura ibyiringiro mu mujyi utuyemo. Mbese mu mijyi yacu hari abantu badafite ibyiringiro?
mbese koko hari abo satani atwaje igitugu kugeza ubwo muri aka kanya umwitegereza ukabona nta byiringiro afite? Yego, birashoboka. Umuntu ashobora kuba arwaye indwara runaka ikamwihebesha rwose akagera ku kigero cyo kubura ibyiringiro. None se uyu twamumarira iki? Umuntu ashobora kuba ageze ku rugero runaka rwo kubura ibyiringiro. Abo rero nibo Imana idutumaho kugira ngo tubafashe. Isomo rutangiriraho riboneka mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27, ahari amagambo atubwira ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Haleluya! Kristo ni ubwiru, kandi ubwo bwiru Imana yashimye kubutumenyesha nubwo twari abanyamahanga. Twinjira mu cyigisho, aha tuhasanga umusore witwa Yohana wakuriye mu mujyi munini. Kuva mu bwana bwe yahuye n'ingorane zibasiye ubuzima bwo mu mujyi. Ababyeyi be bakoraga amasaha menshi kugira ngo babone ikibatunga, ariko bitewe n'uko bagombaga gukora imirimo myinshi, buri gihe ntabwo babaga bari mu rugo ngo ababone. Uko igihe cyarushagaho gutambuka, Yohana yinjiye mu gihe cy'ubugimbi, maze atangira kugerwaho n'ubusharire bw'umujyi ku ishuri. Yarushanyaga n'abandi banyeshuri kandi yaharaniraga kubona amanota meza. Nubwo yiganaga umwete mwinshi cyane, yumvaga aremerewe n'umutwaro ndetse n'iby'ababyeyi be bamutegerejeho. Yibazaga niba mu by'ukuri hariho ejo hazaza kuri we muri uwo mujyi. Nshuti muvandimwe, Yohana nta byiringiro yari afite. Yarebaga ibimuzengurutse, akareba guhangana, akareba iby'ababyeyi bamutegerejeho, maze akibaza iby'ejo hazaza akahabura rwose. Umuryango we, ibibazo bijyanye n'umutekano byabagaho buri munsi, ubujura bukoresheje intwaro ndetse n'inyandiko ziteza ubwoba byari rusange. Kandi Yohana yari yaranyuze mu mihanda irimo umwijima kandi yasenyutse. Ubwo yabaga avuye ku ishuri, yumvaga adatekanye kandi atari kumwe n'abaturanyi be. Ari byo byatumaga arushaho kumva ari wenyine kandi acitse intege. Uyu mwana yari yarihebye cyane. Ubwo Yohana yari amaze gukura, yaje kumenya ko inshuti ze ndetse n'abanyeshuri biganaga nabo bahura n'ibibazo nawe yahuraga nabyo. Abenshi bari bahanganye n'ibibazo byo ku ishuri, ibibazo by'ubukungu no kubura imigambi ihamye y'umujyi. Bibazaga niba bazigobotora ubuzima bw'umujagararo maze bakagira imibereho myiza. Nshuti muvandimwe, ahari nawe hari igihe wicara ukibaza igihe uzagira imibereho myiza. Wakwireba aho ubayeho, wakwireba uburyo ujagaraye mu bitekerezo, wareba uburyo nta kintu cyawe na kimwe cyawe kiri kuri gahunda, wareba uburyo imibereho yawe isa nk'iyizengurukaho, ukabura ibyiringiro. Ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza. Muri Yesu Kristo byose birashoboka. Ingingo z'iki kibwirizwa: kubura ibyiringiro mu mijyi bigira ingaruka ku bantu bo hirya no hino ku isi. Ntabwo ari wowe wenyine. Bisa naho nta mahirwe y'uko ibintu bizagenda neza, kandi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Nshuti muvandimwe, si we wenyine. Abantu benshi baba muri uyu mujyi, iyo birebyeho bumva nta byiringiro by'ejo bafite. Bareba uburyo ubuzima bubagora, kubona minerivare, kubona ibibatunga, kubona taransiporo, babona ibyo byose, kubura aho baba,
ubukode burembeje abantu rero bakwitegereza ibyo byose bakumva ko nta byiringiro. Ariko reka nkubwire inshuti muvandimwe, Imana uyu munsi wa none irahari kandi dukwiye kuyiringira. Yaduhaye amasezerano, ntacyo tuzabura. Hari ikintu kimwe gitera abantu kwiheba. Icya mbere, ubusumbane mu by'ubukungu, aho abakire bakira cyane kandi abakene bakarushaho gukena. Bamwe bakarya bagasigaza bakamena, mu gihe abandi badafite n'urwara rwo kwishimisha. Imwe mu mpamvu nyamukuru ituma mu mijyi habura ibyiringiro ni ubusumbane mu by'ubukungu. Iyo hari itandukaniro rinini hagati y'imiterere y'ubukire ndetse n'imitekerereze by'abantu batandukanye, abari hasi bumva ko bafite amahirwe make yo gutera imbere. Nguko uko tubayeho. Ingorane ya kabiri ituma abantu babura ibyiringiro, kubura akazi. Ubushomeri bureze cyane. Imijyi iruzura abantu bashaka akazi ndetse n'amasezerano yo kugira ejo hazaza heza ntayo. Abenshi baba mu bukene bigatuma barushaho kubura ibyiringiro. Nshuti muvandimwe, abantu benshi babayeho mu bukene kandi ubukene butuma abantu babura ibyiringiro. Hari indi ngorane ikomeye cyane, kutagira aho kurambika umusaya. Nshuti muvandimwe, abantu benshi ntibafite aho kuba, n'abahafite ubukode burabagoye mu buryo bukomeye cyane. Amazu aciriritse, affordable houses, cyangwa se amazu ameze neza, bishobora kuba impamvu ikomeye yo kubura ibyiringiro. Iyo udafite ahantu hatekanye ho kuba, usa naho utagenzura ubuzima bwawe. Iki kizirikane. Iyo udafite ahantu hatekanye ho kuba, bisa naho udafite ibyiringiro. Ubukode buruhije abantu cyane, kandi kubw'ibyo gutekereza kuri icyo ngicyo no kuba ubuzima bwabo ari ubwizengurukaho bituma abantu babura ibyiringiro. Kutagira aho kurambika umusaya, iyi nayo ni ingorane ituma abantu babura ibyiringiro. Hari indi ngingo, umutekano muke n'ibyaha byinshi. Turi mu bihe umutekano wabaye muke cyane, wabaye ingume kandi n'ahantu hose. Imijyi myinshi, yemwe aho wajya hose, naho wajya muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho wajya za Paris, naho wajya za Moscow, aho hose isi yacu ifite umutekano mukeya. Kandi kubw'umutekano muke bituma abantu batakaza icyizere n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Umutekano muke uterwa no kwiyongera kw'ibyaha cyangwa urugomo mu mijyi, nabyo bigira uruhare mu kubura ibyiringiro mu mijyi. Rimwe na rimwe wumva uguye mu mutego w'abaturanyi bawe, maze ukagira ubwoba bwo gushaka amahirwe mashya. Mbese ikibazo cyo kubura ibyiringiro mu mijyi gishobora gukemuka? Iki ni cyo dukwiriye kwibaza. Ni hehe dushobora kubona ibyiringiro? Ijambo ibyiringiro rigaragara kenshi muri Bibiliya, kandi ni ingingo igenda igaruka, bigaragaza akamaro kabyo mu kwizera ndetse no mu isano, relationship dufitanye n'Imana. Dore amwe mu masomo yo muri Bibiliya ashobora kugufasha kugira ibyiringiro, yakongera akakurema bushya. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 13. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero rwose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge cyangwa se Mwuka Wera. Imana nyir'ibyiringiro niyo ifite ibyiringiro no kuzura kose. Dufite irindi somo riboneka mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere ngo, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ukwizera kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Kubw'ibyo dukwiriye kugira icyizere cy'ejo hazaza bivuye mu kubaha Imana binyuze mu kwizera Kristo.
nshuti muvandimwe, ntabwo ukwiriye kwiyaturiraho ibibi. Ijambo ry'Imana niba ritubwira yuko icyizere kirema, kwizera kurema, nshuti dukwiye kwiyaturiraho ibyiza. Dufite irindi somo riboneka muri Zaburi ya 42 umurongo wa 11. Haratubwira ngo, none se kuki mwumva mwibye? Kuki numva nihebye? Kuki umutima wanjye utari hamwe? Reka niringire Imana, nzi ko nzongera nkayisingiza, kuko niyo mukiza wanjye n'Imana yanjye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ntabwo dukwiye kwiheba, ahubwo nzongera mpaguruke. Nshuti muvandimwe, naho waba waraguye, ijambo ry'Imana riravuga ngo, wa mwanzi wanjye uwo ni Satani, winyishima hejuru, ningwa mu mwijima Uwiteka azambyutsa. Kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 3 haratubwira ngo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe, kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Kubw'ibyo, kubwo kuzuka kwa Yesu Kristo tubasha kongera kugira ibyiringiro. Nshuti muvandimwe, kubwo kwizera Kristo dushobora kugira ibyiringiro. Ntabwo dukwiriye kuba nk'abadafite ibyiringiro kandi dufite Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aya masomo araza kudufasha gusobanukirwa neza n'ibyiringiro dukwiriye kugira. Ibyiringiro ni nk'ishimangiro idufasha gushikama hagati mu miraba. Ibyiringiro bidufasha gushikama hagati mu miraba. Nk'uko ubwato bukenera ishimangiro kugira ngo budatsuka, natwe dukeneye ibi bintu bitatu kugira ngo dukomeze kugira ibyiringiro. Ibi bintu bitatu ni ingenzi mu kwizera kwacu, kandi kubigira biduha gushikama, biduha guhagarara kigabo, maze tugahagarara twemye nta kirogoya. Icyambere, ukuri kwa Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cyuzuye ibyiringiro. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 4 haratubwira hati, ibyanditswe byera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Bibiliya ni ububiko, ni ikirombe cy'ubutunzi bw'ibyiringiro. Nshuti muvandimwe, ukwiriye kwihatira gusoma Bibiliya, ikirombe cy'ubutunzi. Bibiliya yuzuyemo ibitekerezo by'abantu bahuye n'ibibazo ndetse n'ingorane, ariko banageze ibyiringiro ndetse no gutabarwa n'ijuru. Haleluya! Divine redemption. Imana ivugana natwe binyuze muri Bibiliya, ikaduha amasezerano ndetse n'amagambo yo gukomeza abanyura mu bihe bikomeye. Bibiliya yuzuyemo amagambo y'ibyiringiro, kandi yongera kutwereka abahuye n'ibibazo n'uburyo babivuyemo. Tukitegereza ba Dawidi, tukitegereza abandi bakiranutsi ba Eliya bageze mu bihe byo gutentebuka. Muri Eliya yirukankanwa na Yezebeli, yemwe agataka ati, ninjye muhanuzi w'Uwiteka njyenyine usigaye. Imana ikamubwira uti, haracyari abandi bahanuzi batapfukamiye Bahali. Kugira ngo abone ibyiringiro cyangwa se ubuyobozi n'inama, ibi biva muri Bibiliya ndetse no guhumurizwa biri mu ijambo ry'Imana. Nshuti muvandimwe, uba ugomba gushikama. Ntabwo ugomba kuyisoma rimwe Bibiliya, oya, cyangwa rimwe na rimwe. Igihe wabuze icyo ukora, oya,
ngo ikindi gihe ntuyisome, oya, ahubwo ugomba kuyisoma usenga buri munsi. Ibi bigomba kuba ibintu ukora buri munsi, bikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Nanone kandi bwira abandi ibyiringiro biboneka muri Bibiliya kugira ngo bikore ku mutima kandi bitere umwete abanyura mu bihe bikomeye. Icya kabiri, ukuri kwa kabiri ni Yesu, ibyiringiro by'ubwiza. Yesu Kristo ni ibyiringiro by'ubwiza. Ntabwo wasoma Bibiliya udafite Kristo. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 27, rya somo twamaze gusoma, ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza. Imana yashimye kutumenyesha ubutunzi bw'ubwiza. None se wibwira ko ubutunzi bw'ubwiza ari nde? Uyu ni Yesu Kristo. Bw'uwo bwiru bwageze mu banyamahanga ari bwo Kristo. Kristo ni ikirombe, ni ubutunzi bw'ubwiza, kandi niwe byiringiro byacu. Yesu ni inkomoko y'ibyiringiro, kandi ahagarariye ubwiza bw'Imana. Ubuzima bwe, urupfu rwe no kuzuka kwe biduha ibyiringiro byo kungwa n'Imana ndetse n'isezerano ry'ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu Kristo bihindura imibereho yacu kandi bikatwuzuza ibyiringiro byo kuzagera ku cyubahiro, glory, turi kumwe nawe. Kugira ngo tubashe gukomeza kugira ibyiringiro, ni ingenzi ko twongera umubano dufitanye na Yesu binyuze mu masengesho no gutekereza ku ijambo rye, kugira ibyiringiro no guhinduka mu mibereho yacu. Nshuti muvandimwe, ubu butunzi, Yesu Kristo we butunzi, we kirombe, we bwiru bwari bwarahishwe, dukwiriye kumutunga. Ukuri kwa gatatu dukwiriye kumenya ni ukugaruka kwa Kristo. Kandi kugaruka kwa Kristo ni ibyiringiro byacu by'umugisha. Muri Tito igice cya 2 umurongo wa 13 haragira hati, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Isezerano rivuga ko Yesu azagaruka ni isoko y'ibyiringiro kubizera. Haleluya! Isoko y'ibyiringiro kubizera. Isengesho rivuga ko Kristo ari hafi kugaruka, isoko y'ibyiringiro. Kumenya ko Yesu azagaruka, kwima ingoma ye itazahanguka, bitwuzuza umunezero ndetse n'umwete kugira ngo tubeho dutunganye kandi twiteguye. Ibi byiringiro biduha imbaraga zo guhangana n'ibibazo dufite ibyiringiro byo kuzagira ejo hazaza heza. Mu bihe bikomeye, buri gihe jya wibuka amasezerano yo kugaruka kwa Kristo, yo kubona guhumurizwa ndetse n'imbaraga. Twerekera ku musozo. Muri make, Bibiliya iduha isoko idakama y'ibyiringiro. Yesu ni inkomoko y'ibyiringiro by'ubwiza, kandi kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro byacu by'umugisha. Binyuze mu kugira no gukoresha mu buzima bwa buri munsi, dushobora kugira ibyiringiro bidushoboza gutsinda ibigeragezo kandi bikatuyobora ku bugingo bw'iteka ryose turi kumwe n'Imana. Kubwo kwizera Kristo, byiringiro byacu by'umugisha biduha isano, biduha isoko y'ibyiringiro. Kristo twabonye ko ari we kirombe cy'ubutunzi, ubutunzi bw'ibyiringiro. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana, kandi kwiga ijambo ry'Imana biduha gutunga Yesu muri twebwe, kandi nanone tukagira icyizere cyo kugaruka kwe.
Imana nibyo byiringiro byacu. Mbese uribuka Yohana? Umunsi umwe yagize amahirwe yo kujya mu materaniro y'ivugabutumwa mu mujyi yari atuyemo. Umubwiriza yavuze ku kamaro ko kuba umunyembaraga, gushaka amahirwe no kubaka umurongo wo gufashanya no kugirana umushyikirano wimbitse na Yesu Kristo. Amagambo y'uwo mubwiriza yakabakabye umutima wa Yohana. Wahise atangira gushaka uburyo bwo guhindura ibihe yari abayemo. Nubwo umujyi wari ugifite ibibazo byawo, Yohana yatangiye kureba imirasire y'ibyiringiro by'ejo hazaza. Yamenye ko mu gukoresha umwete ndetse n'ubufasha ashobora gutsinda ingorane ndetse no gutunganya inzira yo kugera ku buzima bwiza. Igitekerezo cya Yohana kitubwira ko no mu mijyi igoranye cyane, ibyiringiro ndetse n'imikurire bishoboka iyo ushaka ubufasha, amahirwe ndetse ugafungurira Yesu umutima wawe. Yesu Kristo w'ibyiringiro by'ahazaza, w'ibyiringiro by'ubwiza, the hope of glory, hope of glory. Ibi byiringiro iyo ushatse Kristo biraza. Kubw'ibyo guhangana n'ibyiringiro no kubura ibyiringiro mu mujyi utuyemo birashoboka. Hari benshi cyane badafite ibyiringiro, hari benshi cyane bataye icyizere, hari benshi cyane birebaho ku bwa buzima bwose twabonye, kubwo kubura amafaranga y'ubukode icyizere kigatakara, kubwo kubura minervari y'abanyeshuri icyizere kigatakara, kubwo kwitegereza hamuzengurutse akabona rwose nta ejo hazaza, kubw'ibisubizo yabonye biturutse ku baganga bisharira akumva nta cyizere. Ariko uyu munsi ngufitiye inkuru ivuga ngo hari ibyiringiro muri Kristo, haracyari ibyiringiro muri Kristo. Yesu Kristo abasha guhindura amateka yavuzwe n'abana b'abantu. Yesu Kristo abasha kuguhindurira amateka ukongera kugira ibyiringiro, ukabaho ubuzima bunezerewe nk'uko wabagaho, ukabaho ubuzima bufite ibyiringiro nk'uko wabagaho. Uyu munsi ndakurarika gufata icyemezo cyo gukurikira Kristo. Yohana nawe yari azi ko atazongera kugira ibyiringiro. Imana niyo byiringiro byacu. Yesu Kristo niwe gakiza kacu. Usumbane mu by'ubukungu, kubura akazi, ubushomeri, kutagira icumba aho urambika umusaya, umutekano muke wahatuzengurutse, ibi byose mu gihe dufite Kristo ntago bigomba gutuma tubura ibyiringiro. Kristo twabonye ko ari we kirombe cy'ubutunzi bw'ibyiringiro. Mbese wakunda ukakira umwami wawe Yesu Kristo? Mbese wafata amaganya yawe n'agahinda kawe ukabimuha mu biganza? Nshuti muvandimwe, niba iki ucyemeye mu mutima wawe, bitekereze, wicishe bugufi, dusenge. Kandi mu kwizera iri sengesho riragira akamaro. Ca bugufi dusenge. Data mwiza, mwungeri w'ubugingo bwacu, abana bawe tumaze kubona uburyo turiho nta byiringiro. Iyo twitegereje tukareba bije dufite ni hafi ya ntayo, ntacyo yatugezaho. Ntiyatwishyurira inzu, ntiyatwishyurira amashuri, yemwe ntiyatuviramo imyambaro, ntiyadukorera stoke y'ibyo kurya. Ariko kandi Data, uratubuza kwiheba, ahubwo ukaduha ibyiringiro, tubwira ko Kristo yapfuye kugira ngo tuhinduke abatunzi. Tugushyize mu biganza abana bawe bose, bongerera ibyiringiro, yaba urembejwe n'umubiri, yaba wakiriye ibisubizo bituruka kwa muganga bimwereka yuko nta byiringiro. Turagusabye ngo wongere kuduteramo icyizere n'ibyiringiro, twongere kwibuka yuko wakoze ibitangaza mu bihe bya kera n'uyu munsi ubasha kubikora.
Data, tugushyize mu biganza ubuzima bwacu, reka ibitugoye n'ibituremereye byose ujye uduha kubiguha kugira ngo bitwikorerere, kuko waratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremereye nimuze musange ndabaruhura. Natwe imitwaro yacu yose turayiguhaye Data, turakwakiriye kugira ngo ubashe kuyitwikorerera. Aka kanya twongeye kubona ko muri wowe hari ibyiringiro. Reka rero uduhe kugira ngo ibi byiringiro tubyakire bibi byacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.